Inshuti muteze amatwi Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba itorero ndamutsa rya RBA ryabateguriye igice cya kabiri cy'umukino witwa Ihene mbi. Wanditswe na Munyaneza Innocent, unononsorwa n'itorero ndamutsa. Mu gice cya mbere mwiyumviye ukuntu umugabo Gahizi wari ubanye neza n'umugore we Solange yaje guhinduka mu kanya nk'ako guhombya ahari nabitewe n'ikigare yari yishoyemo. Ese mama, muri iki gice cya kabiri Gahizi ntabwo azatinda kubona ko yibeshye? Solange se wari waramenyereye guteteshwa n'umugabo we azabyifata mate? Nimukurikira umukino. Dore cya Solange aho kigunzira hakuye umugore ko akunda kwigunga bitebye. Ubu ni agahinda ko kuba atari kumwe n'umugabo we gusa. Azamwibuza. Reka nze mwegere muze kujya yigunga wenyine nka inshuti ze tudahari ngo tuganire. Uyu waba ari umuco mubi pe. Ubuse kandi waraza nsanga ashaka iki? Kumbuza amahoro gusa. Ariko Solange uyu muco wadukanye wo kwigunga muri kaminuza yose yuzuye abanyeshuri ni gatiki. Harya ngo ni umugabo wawe uba wikumburiye abandi bana. Wambaye ukandika kuko ririye. Cyangwa ashafite ikibazo nk'abandi mo kugukina ku mubyimba. Shawirira mbwira yenda hari icyo nagufasha. Wabikora yigise. Eka byose ninjye wabyikuriye ngo nje gukomeza amashuri. None ibyanjye birimo gusambuka mbireba. Ni ibikira. Kuva ryari se kwiga bihinduka ikibazo kandi twiga kugira ngo turusheho kumenya kandi bitume turushaho kubaho neza igihe turangije. Ibyo ni ibyawe. Shayihangana nta mugabo wanjye mfite bizabimariye iki? Gahizi wawe se ukubaha kubi hari ikibazo abibonamo kandi waba umukamiye mu kitozi. Yendi yajya kuba ari Karenzi wanjye ahari byari kumvikana. Aho umugabo wawe nzi ko ari umugabo ushyira mu gaciro twese twemera. Iyo wamubonye mu ijoro ry'ejo bundi ntiwari kuvuga ibyo ngibyo yari ameze atese. Mbwira nukuri ujya gukira indwara arayiganira. Yawe se yaratotse yabaye ibyatsi avugisha inani na rimwe. Ibintu atigeze n'umunsi n'umwe kuva tubaye. Dore imyaka ishize yose. Ese nibyo? Niba umugabo wawe atagasobaga ngo gahaga ahubwo yaratinze. Abandi iyo tugize imana bagataha tuvuza impundu. Singaye n'uwavuze ngo umugabo n'umwana wundi ko anyamaze kubona ko umugabo ari umwana wundi. Vuga ngo wowe yari yaratinze kumera nk'abandi nyabusa. Abandi twarangije guhomaho kera. Maze Karenzi wanjye yatashye mbere ya saa sita z'ijoro mvuza impundu nawe uravuga. Yabikoraga ariko akaba amahoro. Wakwihanganye akubuza amahoro ateze. Niba yakubuzaga amahoro nk'uwanjye nawe waba umbabaje. Ahubwo se umugabo wawe si we yenda ishobora kuba yamuraruye. Ariko wakwihanganye ko tekereza umuntu watashye akanshyira ku nkeke ngo ibirozi nari namuhaye babimurukije ngo agiye guhangana nanjye. Ibyo uvuga ni ukuri. Gahizi nawe twafatagaho urugero muri karitsiye yose ntubwire umugore we gutyora ntaho bukikera ko. Hafi yo kurangiramo n'icyo ahubwo. Ubwo nawe ahanutse mu bushorishori yisenyeye hasi nyine. Ihangane ni ukuri. Nibikomeza gutya zisubire iwacu ndahashwe sinishoboreye urambabarire. Ihangane mwana wa mama niko zubakwa. Karenzi yatangiye ibyo nkigera mu rugo kandi turacyari kumwe ntaho nagiye. Ihangane ibyo ntibikureba. Gusa byose imvano yabyo n'aya mashuri niyayo kwiga biteye byose. Ubundi nabonaga ko zihanganira kangahe gutahira mu rugo rwa wenyine. Yaramenyereye gutaha nsanga nkamuha keya zose zishoboka. Hari igihe natwe abagore tubigiramo uruhare. Gute se kandi? Kandi ngeweho kugira ngo niburire umugabo twari dushyize hamwe aya mashuri narahagarikira aha ngaha. Umva mbese imitekerereze y'abagore ibyo ntaho bihuriye.
kwa Karangwa umugore watarajya kwiga nimugoroba ngo azane diploma abone akazi keza yunganira urugo rwararaga rushya. Ariko uzarebe nyine amahoro ahari kuva aho yaboneye akazi. Umugabo yamushubije agaciro aho aboneye ko nawe afite akamaro. Reka nkubwire, ega ahubwo nawe ushyizeho umwete kugira ngo nawe wiheshe agaciro. Yewe urugero muhaye ni koko iyo mwitegereje ibya ruriya rugo ubona akamaro k'ishuri. Ndibeshya ko amashuri ya nimugoroba siyansenyeye. Niko bimeze. Niyo nari kuba ndi mu rugo buriya niko yari kumera. Mu by'ukuri kinsenyeye ni ikigara sigabamo inshuti mbi we. Natuhageze rwose ahubwo se barihe ngo batwakirira. Enda hano Gicari we. Gicari. Ndakumva. Ejya hano shaho twakira icyaka kitatwicira muri aka kabari kanyu. Mwatuburanikize. Naje rwose ntimugire ikibazo. Anza susuzuye mugenzi wanjye tuzanye maze ubone kutubaza icyo dushaka. Kandi umusubize neza. Uyu ni umuntu ukomeye mbazaniye. Ukomeye saguriza yose ngo boss wanjye agira icyo yinjiza kigaragara maze nanjye mbone cyangwa umufuka wanjye ukwezi gitubutse. Kuza kubyibonera se. Reka nicecekere uraza kububwira. Ako se ubundi ko atavugura wanatampinze. Oya sha. Gana we. Wampinze se kutamvugisha. Ni umuntu usobanutse. Humura mama sinagupinze. Umukobwa mwiza nkawe ikimero rwose nahera imupinga. Uvaye. Banza ahubwo ngwemo ibindi biraza hanyuma. Yego ko. Muhobere shage cha. Sibyo se. Aho yambi. Hanze nyine igikamyo kitabaho kibacangate. Ariko sereka wowe. Ngewe ndashaka kubona hagati yanyu nta na milimetero imwe irimo gusa. Urumva? Nako kare. Santimetero ni nyinshi. Uko kwiyobeye ko ningirira isoni. Natareka ngo wobere gutya nta kibazo. Gayi. Urabyemera? Yayo karasaga nkoze imbagara. Kose. Naho se shanyigera neza. Ayo mukobwa we rero arimo. Oya musanganye amaboko mukore mu byano. Nutagira icyo wumva. Izo tuba zose ndazishyura nongereho n'amande. Ariko mama Karenzi. Nada turekera aho wikwishinga mu kintu ya Karenzi. Aho korera. Ntumva se? Ako kantu ukumvise utagahi. Mbwira nanyongere no kuri ndi tamana. Ariko nawe. Turishimye. Byari bigiye kuza ariko ntacyo turacyari kumurangengera. Sibyo se disi we? Hari ikibazo se ko mpari nawe ukaba uhari. Ahubwo nimubwira icyo mbazanira. Mutagurumanira hano nkabiryozwa. Oya hari ikindi se shage ca. Genda utuzanire kwa kundi nyine ujya unzanira ntubizi se? Ubu se kandi ntumaze kumenya ibyo uzanira ntagombye kukubwira. Nibarizaga mugenzi wawe kuko wowe birazwi ko ufitemo imigabane hano da. Urumva ko rero ntayoberwa icyo boss wanjye afata. Ntiwumvise gahe ibyo najyaga nkubwira. Niyo mpamvu twese abadukururira hano. Genda rata nanjye uzariye kuri uko muntu ujya umuzanira nta kibazo. Niko shagaye wabonye umwana najyaga nkubwira. Enza rwose sikuto. Umureba intambuko ugatangira guta inkondo uhindutse umwana utasha. Burya nari naracikanywe Karenzi rwose. Igikobwa giteye amabeke se. Kuva ubu nta handi tuzajya tunywera hatari hano. Ntiwari uheze mu bana bakubogera nk'aho abayaya batabaho ngo bakore akazi kabo. Urampemba iki rero ngiye wagukuye muri ubwo buginga. Kare ibyo bihembo urabikwiye pe. Urabikwiye rwose. Dore cya gicaro ukuntu kirimo
cyamureba yewe urakunda kubita ibuna ariko njye rero buri unabishatse namugupangira mukabyumva kimwe yashaka rero aya kugira ngo ndoroshye aya oranje wanjye zamukorera ibindi ariko kumukundira naho byo oya sari kora rwose ngo mugenga bwe mvikane hari ukubwiye se ngo umukunde kwari kwishakira ibyishimo by'akanya gato se kugira ngo wumve no hanze ya mama w'abana uko biba byifashe ceceka twumva dore ugiye kutugera ko mbagera hose mwavugaga mu gaceceka mwarimo kumvuga oya uravuga ikize ko umukozi twazanye uyu munsi rwose yagize ururondogoro ariko gica reka nkubaze abagabo dukuruza iki koko ko umugabo wese uko ubonye ahita ava mu bye uyu mukozi wanjye koko uyu mubeshyira hibereye reka rataba naguhereho nk'usebure kandi na karenzi uzi gukabya gusa uryoherwa ntabwo buryo ukuri gushira mu biganiro ahubwo gica uze kureba aho unyandikira akanimero kawe ka telefone ngo tuzipange tudafite kirogoye uyu nguyu urabyumva udase hari ribise rero mbaza ahubwo ndaza kuyiguha kwaje yagasha rero iyo muryoherwe nakire n'abariya bandi baje sawa urakoze ariko nyine ijisho ryawe natwe ntirikatuveho tutazavaho tukuburasha ngewe nta wundi wansereva inzoga hano ngo nzinywa atari wowe rwose ubimenye nta ribi rwose ninjye nawe hari ikindi se ntiwiboneye ngaho rero ahari aho uzabe nka ya numa y'inyanda ku mamera reka nisomere nkihorera tumwe rwose muracya dukore nubwo baduhemba make yego ni karyarwo ariko ry'isosi karanze neza wowe urampanze wa cyana we nta soni kuko wari urimo usubira mu masomo yawe ugeze mu gikoni cyanjye ute reka byanyenaniriye narinje kureba ko warangije guteka ngo ushyiremo agasobanuye twirebere kandi wa cyana ugira ngo iwanyu bazanyiyirukanire ubwo ugira ngo bavuge ngo nakubujije kwiga ubwo wakwiza ukandika wagiye kwiga none se mama wankoreshaga amahomuwaka ko nawe yigiriye kwiga naho papa nkahora mwumva ataha imbwa zirira uragira ngo nzagirene keretse niba ari wowe bansigiye ngo ujye uzinkorere uraseka wowe noneho se turarebera hehe ibaze nawe ntabwo uzi ko mama ubwashize yadufashe ntabwo ubizi turamucunga ye ntadufata cyangwa fisito urumva mfasha dutegura ameza vuba vuba ubundi tujye kurebera hanze ariko mama wawe aramutse adutanze hano ubu se twaza kubeshya iki koko turamubeshya iki mfasha tumubeshye se ko nari naguherekeje kugura isabune ariko uzi ko nawe koko uranyibukije yasize abimbwiye ngo ngure isabune yo koza ibi bintu igipinde kirabonetse sha ngahurira umfasha dutegura ameza ibintu byose tubishyire kuri gahunda ubundi nibimara kuba tayari natwe duceho si byose mbanza iki se muri ibi ngibi umaze kwara ngaho nyine aterura icyo gisorore cy'umuceri nanjye njyanye iki ngiki cy'isosi nyine utayimenye kirashyushye shaho we kirimo wihute nyine yihuta utereke ku meza nyine kirakotsa se wakwihuse cyangwa wari uzi ko akazi ka baranyica nako ngo ni akarwesa amadongo ari imikino wihute wamujije ndabumennye ariko ubwo nturora dore ibyo nanga fesito ibi ni ibiki ukoze koko ubu se ndateka undi abigenza gute koko urabona ibintu nkoreye nturebe ibyo nkoreye sawa rero ubwo ibyo kujya kureba agasobanuye rero birarangiye ngiye guteka undi dore urawumennye ubwo bisezereho uwawuyora se tukawusubiza mu gisorori iwacu babimenya
hanyuma se nitubikora ukazamvamo. humura rwose sinzakuvamo ariko twigire kureba agasobanuye. Niba nyine ubwo ngubwo utazigera umvamo reka noneho nzane ikirushe tuyure. Humura nyine turabeyuraho wowe hejuru utageze mu mabuye sibyo? Ariko shaho twumvikane Fisto, uramutse umvuyemo ukabivuga bakanyirukana nawe wazajya uburanye no kujyana kureba udusobanuye dusobanutse kandi ujya ureba ko ngiye nkuzanira iza original sibyo? ngaho rero gira vuba nanjye reka ndebe. Yora ahubwo turimo gutinda nyine igihe ndimo kuyora nawe zana uwo mweyo hanyuma duhite nyine tuhakubura hatazagira urabukwa ko hari ikintu cyahamenetse. Gira vuba yewe dore ndarangije, gira vuba. dore nguyu nawuzanye, gira vuba yewe tudasanga karangiye. Byose se so ubiteye ubu tuba turimo gufunga tugiye ngaho yorera kuri cya gikarayi rero ibi byose nurangiza utema uriya mufuka nyine dushyiramo ibishingwe maze tujyane ibi bisigaye ku meza hanyuma duhite tugenda. Urumva? Ubwo se urumva mbyishoborera waretse nanjye nkabijyana maze ukabiyora. Urumva mbese maze wongere ubimene uzigara ukamenya no kunyonga bikore cyangwa iby'agasobanuye twari tugiyemo tubyihorere bikora ibyo. Basi reka mbikore turangirize rimwe tugende. Ntaribe mwana burya ibyana byo mu bakire nabyo byakora burya agasobanuye gatumye ngifata amaraso ku buryo nzajya nikora ibyo nishakiye ntikimvemo. Reka bazashiduke ahubwo kibacangira izinshinwa gikubita gihereye ku murongo se na nyina. wase kamenya ni amasaha nini? Reka ndebe ni cya gicaridi. Reka nsome ndebe icyo kinyandikiye. Nshuti wageze mu rugo ko nanjye aribwo nkikavaho? Reka musubize. Nahageze ubu nibwo nkinjira mu buriri. Arasubije. None se umugore wawe yavuye ku ishuri muraryamanye? Wapari muri dushe araza mu kanya. Noneho reka tube twiganirira niba ntacyo nangije sibyo? Wangize iki se? Nta kibazo igiko, nta kibazo rwose igikobwa nikundira. Umuherekeza akantu naguze muri ya purubare wampaye ngaho se shanyire. Taramataye nkaba umuntu. None se aka kamaridadi niko yaguzemo? Karakubera ibya hatari. Reka nongere nkwitegereze. Ko nyingo wese ukikanga niba icyo arugiyemo muri telefone yawe ntumbwire ko utangiye. Nangiye bikize ko abagore namwe mugira yanyu. None se niba ibyo wari urimo muri telefone yawe biciye mu mucyo kuki wumvise nkinguye ukikanga ugahita uyifasha hasi? Kandi wa mugore ugira ubundi reka nanjye ndebe ikintu wari urangariye. Ikize sanande wa mugore uri umurwayi ubwo nabize utangiye kunyekera mu bandi bagore. amva mbese ngo aritangurana ngo bagire ngo rero sibyo. Ibyo nyine ngaho se ntiyisonye se ngaho kudasoma iyo mesaje bakoherereje. Ibyo se birakurebaho iki? Njye nayo nita kuba mwandikirana muri telefone yawe wampaye amahoro. Mu byo twavanze dusezerana se ibiganiro tugirana n'abantu bo hanze byari birimo. Nanjye nubishaka ujye ugenzura abo ducatinga ariko muri aka kanya ndashaka kumenya umuntu mwarimo mucatinga none ukaba unatinye gusoma ubundi butumwa koherereje. Nakubwiye ngo nunkora kuri telefone birabana. Telefone umbonye ugahita unaga hirya iriya ngo ngire ngo ntiwari uyiriho. Sinyishyira amakenga di babarije. Reka nyifata ariko niba ntacyo wikeka bigutwaye iki?
ubwo umukobwa dukorana uri muri misiyo unyohereje ubutumwa ari muri hoteli arayemo niwe ugushishikaje koko abana abakobwa ba hano niko nanjye rero ndashaka kumureba ureba ikize ese ubu nawe inazo unyikanze kutahantanga ndarwana n'iki reka nyifata mbyirebere kandi abantu mujya mwiteza ibibazo mwari mwimereye neza ese ngaho yifata imaze ushira amatsiko nayifashe nyine reka ndebe se burya naho ugeze sisiki ugeze aho abakobwa bakoherereza amafoto kuri WhatsApp wambaye ubusa koko ariko ntukaragazwe ubu se wowe kugeza i Burayi amera nk'abahasanze anyerekaga nyine avuye muri pisine koga ariko ntugashake kungira ungana urwara ubu se urabona ndi mugisha niko uyu ni Buganda yari yahakandagira nyamara ibi bintu utangiye si byiza uyu mugore mubwizikira mubwiziki si cyo ntiboneye ni none uzashaka tuzajyane ku kazi mukwerekeye yavuye muri misiyo twaza amatelefone yanjye ntayo wanguriye si ugushwa ratuye n'ibyaha byawe urimo kwishikuza agushikuza se ubwo rero ni ukugira ngo ntanarebe ibigambo mwari murimo mwandikirana ngahita amenya ibyo murimo yewe ntabwo wabisobanura byose washaka se urashaka iki kandi icyo ushaka urarunduye ahubwo waje se tukaryama ukava mu gufuha kutampaye agaciro tujye tujye kuryama ndakubwiye ngo ibyo utangiye kwiruka mushukwa n'abo ba Karenzi bose bapfuye bahagaze ni akazi kawe kose ntarajya kwiga ko hari umugabo mwiza utaha kare tukajya inama z'urugo ziruteza imbere ubu koko aka kanya uhinduwe n'iki ariko ko ndakugenzura mu byo ubamo muri izo za kaminuza z'amajoro uranshaka w'iki koko ubu se nawe nimusangana n'undi mugabo mwigana mwahuje urugwiro nziterure n'imene akaniryamira utwahuje urugwiro none utaryama se ibibazo byose ntuba waje ubikemuye uretse wumve ishinga abagushuka usambura urwawe bo bigaramiye reka nanjye nihirimire dore ko naryamaga hambere ngifite umugabo umve nkome ariko umwana nagize terero nkitwarirwa n'amasomo yanjye ubu ibyo bimeze gutya koko nkingure mu cyumba cye ndebe ko barimo kwiga koko dorere mbe Fiston uri mu biki ubwo uri muri takuma mu biki sindimo gucanga se uyu mwana ra cyangwa wasaze se gusa uracanga ibiki umva wana mama ntazi uburyo umuntu acangira undi mu gafilime maze akamuvusha ikirembe umva mbese iyo mvugo ye izo mvugo z'abakarasi wazikuye he wa mwana we ibaze nawe navuze imvugo y'abakarasi yabaye se imvugo yo mu gasobanuye ngo agaki none se mama agasobanuye ntukazi ibi ni ibikira aka kanya nkuretse nanjye nkikurikirira ibyanjye uhinduka amayibobo ko arizo numva n'imvugo nk'izo zo mu dusobanurira wa mugani wawe wape mama ntubizane njye sindi mayibobo njyewe ndi umuntu w'umusaza usobanutse nka debande we nyumvira ni ukuri umwana wanjye yakuyeho neza nanjye ntuje ngo umwana arakurikira amasomo bisanzwe mbabarira umbwire ihene mbi yakwanduje ubusazi niyaye kandi mama nukomeza kumbwira gutyo ndagucangira ngo uce kubeshya ntugire ngo wowe wari wananira sha reka ngucishe akanyafu maze umbwire neza aho usigaye ukura ibyo bigambo bitameshe urahambwira cyangwa ntuhambwira mbabarira mama ndakubwira ngaho mbwira vuba se umunyafu utarakugeraho kandi urabizi uko uryama mbwira rwose ni kanango ujya njyana kureba agafilime kagasobanuye hariya hirya muri karitsiye kananga we kananga niko kana karame mabuye ngwino hano umbwira ukuntu umaze kungirira umwana ikirara n'ibyo byawe aho kujya umuncungira nk'umuntu mukuru mba nasize mu rugo ngo urebe uko akurikira gahunda namuhaye wowe uramushorera ugashorera umwana umujyana mu dusobanuye nta soni arambeshyera mabuja ariko ni rimwe twajyanye tugiye kugura isabune gusa nibwo twanyuze hariya hirya nyine yagira amatsiko nuko nyine mwinjizamo ngo nyine arebe uko haba hameze ndabeshya Fiston si icyo gihe cyonyine ntabwo abeshya mama ni rimwe gusa ahubwo se nta gihe mperutse kubasanga hano muri salo mukanyigiraho nyoni nyinshi buriya si izo filime z'urukozasoni mwarimo kureba
ngaho nimurahire ko atarizo mwarimo mureba. oya kiriya gihe se Fiston yari amaze kwiga maze arambwira ngo nimufungurire nyine televiziyo hanyuma rero arareba nta kindi rwose ariko yararangije reka mbabaze kana impamvu mwanyikanze ni iyihe niba mutarimo mureba ibyo bikoza so n'ibyo bitakarakasi binyiciye umwana mu mutwe ahari kujya imibare hakaba hasigaye harimo imicango rwose ngewe reka nkubwire mawe impamvu nakwikanze ni uko bose nyine yambujije kujya nicara mu ntebe zanyu nta yindi mpamvu rwose ariko kananga ntukabeshye yaba yarakubujije kuzicaramo ryari muhuriye he nyamara ushatse wakwisubiraho cyangwa ukansezeraho bikarangira ejo bundi ntiwatugaburira amabuye ari mu muceri Fiston nta soni uraseka si byo mvuga birasekeje wowe kananga ndakubwiye ngo ninongera kukubona ari ikosa rikomeye uzahita utaha genda se genda mva imbere vuba nawe Fiston ninongera kumva wagiye kureba udusobanuro n'iyo micango yawe uzambona ngaho ngwino tujye koga tubone kujya ku meza yego ndongeye ndariye tu cya kigaragariza kije tu kiza noneho kizanye cyonyine kitari kumwe nawe na jongo ni karenzi reka nze ngikure ku buryo ntagisigira na muzitsa ni karibu kiriya neza ko gutamfata nk'abandi bakiriya bose bagenda hano ndabizi ko mu bakiriya twakira harimo abakiriya ba rusange b'akabari n'abandi bakiriya banjye b'imena mba ngomba kwiyakirira nta wundi ubanyakiriye ku buryo nyine bahinguka hano ngahita nibwiriza nkaza kubakirana urugwiro nizere ko ni muri abo ba kabiri uvuze ndibeshya se wese ukomeje kubyitwaramo neza ko waba n'umukiriya wihariye noneho w'umutima wanjye wabyemera se kuba we aya mahirwe se nabanyakweheja abeza murebe ko nzoyaza waretse se nkabigusabira mu modoka yawe nta kibazo ushaka kunyingurira nkinjira wabonye ko nabirangije se noneho rero reka ngukingurire nk'umwamikazi ntabwo wari wagukinguriye se ngo winjire oya sha wowe uri uwa mbere ukanikurikira rwose ngabo se nyegera mbikwereka ukuntu wabaye umukiriya w'umutima wanjye sinkwegereye se ahubwo nyine binyereke ngakora hano umutima wanjye uterera maze wumva ukuntu utera ugusanga sha aha se wabyumvise mwana we uzi ko ari byo koko nibyo nyine mwereka indi gihamya se watinze ndategereje rwose nyereka wayibonye ako ni akabizu sipesiyare mpa gusa umukiriya w'umutima wanjye rero yo umva se utuma ndushaho kugukunda sha nibyo ariko sha waranywereje agafoto wambaye akantu mbega ukuntu uteye amabengeza sha nyine nagira ngo mwereke ko porobori wari wampaye cyagiye uri kumwe na ba karenzi ntayipfushije ubusa rumvikana mwongere mwereke se ko nari mbizi kuri buze nkagateramo reka mbere ya byose tugira ibyo twumvikana reka mbe ndetse noneho wanyohereza udufoto nka turiya wagira gica karame ujya wibuka ko hari mama w'abana kandi uba urebaguzwa utuntu twose ntumva uzi ko wari usengeye neza niba ari ibyo rero ibyo tumaze kuvugana byose birangirira ahangaha ntazavaho ngo usenyera ku mugani wawe bayi rero ubwo tuzajya duhurije kugura kamwe kandi nanakohereza undi museriveri utari njye ariko ibintu byose ntukabigira intambara gica ari nkawe se si ubundi ko utambaye imyenda y'akazi none se ko uyu munsi nari naruhutse nkizira hano ngo ndebe ko naza kukubona none nkaba mbona unkujeho witwaje mama w'abana waba turabishakira umuti twese hamwe ku buryo tunyura ahubwo se niba waruhutse warebye aho twicara maze tugapanga neza twitonze nanjye rero ndabyanze ubu si aha hantu nirirwa urabona ari aho gupangira niho bishaka ntembereza muri iyi modoka yawe unjyana ahandi hantu hasobanutse areka natse imodoka twigendere nawe ubundi
kuba nkubwiye kuriya kugira ngo twikore utuntu twacu tutishyize ku karubanda si byo se niba ushaka ibintu by'ibanga nanjye humura sindi nyirabyatsi wanjye ibanga riba ari ibanga mvaza ahubwo n'abakarenze ahubwo rwose bakunyiritse ntibazigere bamenya ko hari icyo rwose mpanga nawe humura maze ubundi nkwiteteshereze kahafi none se wanyereka ka kantu twitonze ndanze ntagukoresha penaliti kandi utwaye di reka nyine tubanze tugereho nsohokanye ubundi rwose ninjye nawe sibyo se uri cyane kibi ndakwanze uzi ukuntu tugenda ushaka kukwifuza ugenda ariko buriya wabitekereje ute kunyohereza agafoto wambaye kuriya uzi ko wahise unkura mu byanjye neza neza ahubwo si ubwumva ntari kubuzwa n'iki n'ibifaranga byose wari wampaye ngo ni kuribore ngo abakarenze se bazampe na kimwe cya kabiri cy'iyo wampaye wapi baba bashaka kukongoza gusa kandi nta kibavaho niyo mpamvu nyine nanjye nahise nkora mu nganzo nkagushotora nyine kugira ngo ubone ko utahaye ndashima uri umuntu w'umugabo cyane icyo nzi cyo ni uko nanjye rwose utazigera ungaya ahubwo reka ngushyiremo akazi kikadufasha kugera iyo tugiye mwumva se soso dore ngo kirikanga ndeka shaye ibyo zina reba ari inyibukije byinshi nk'ibikize biraba atari ibintu bibi nkaba nkujyanye kure kandi narinje mu misobanurira isomo tuza kubazwa mu kanya kuko nabonye twarabyize uri mu bantu baryumva ako kazina shanga aheruka bwana wanjye akimfitiye igishyika none maze kuba umugore nk'abandi sha burya koko ibintu birahinduka sinamenye ikaza none se nanjye nkubwire ko uwiwanjye yampamagaraga jiri aho kuvuga Juliette ryose ubwo nawe ndabyumva aho kuvuga Solange ryose yavugaga soso nk'uko nari nguhamagaye singaye n'awa muhanzi baririmbye avuga ko rushonga nk'isabune ndavuga urukundo ntabwo nari nzi ko soso byashira mu kanwa ka sheri wanjye agasigara amamagara ibyo abonye byose pe nyine ubu turi ba mama w'abana nyine niko basigaye batwita mama w'abana aranshaka ndatashye nkaho batari ba papa b'abana ye asiki ariko ubundi urumva mvurunwa n'iki ku rugo mbikorera rugenda runcika ndureba ako se byagenze bite ko numva roho yawe yagiye kure wahora n'iki wa mwana w'umukobwa we ko ibyo ndimo kubona iwanjye nawe bawe niba ari filime ndimo kureba wasanga ari yayindi yagasobanuye imaze kumpindurira umwana mayibobo neza neza ibyo se kandi ibyo bije bite aha ubanza nsigaye mfata ikirere ku mugoroba ngo nje kwiga n'umuhungu wanjye Fisita agafata ikindi ajya mu gasobanuye nk'uko numvishe bakita ubwo uzi imvugo ya gikarasa asigaranye aho ubwo nyine niyo yararuza hose muri utwo dutindi tw'udusobanuye ariko se ajyanwayo nandi ko ari iyo yayo hari uwundi se ni umukozi wacu wo mu rugo wakwirukanye ishyano se mu maguru mashya niba udashaka ko umwana wawe ejo uzamusanga mu muhanda yabaye mayibobo nk'izindi oya shankorera neza nubwo hazamo iyo birantega maze nayo ntangiye kujya mutumira ku meza ngo ze twisangirire kubera ab'iwanjye bitahira imbwa zirira ato ni wowe wamwimenyereje reka kogereho uburimiro ariko rero ubusanzwe n'umwana wumva buriya ubwo namwihanangirije kunjyanira umwana muri ibyo bitiyubashye ntabwo azongera rwose ndamwizeye nyamara dushatse twataha tukajya kwita ku ngo zacu tugakoresha ayo dufite nawe se wabuze umugabo rugikubita none urashaka no kubura umwana isura isambira byinshi igasohoza bike wapisha umuti si ukureka ishuri uzi guhembwa urusenda ngo ntiwizahagije nabyo si agasane uretse n'ibyo se iby'iwanjye byasambutse nayo nasubira kwiga none se sha tubigenje dute ngo tugarure ibyingo zacu mu murongo tutaretse kwiga njye numva tugomba gushaka umwanya tukaganira na bariya bagabo bacu babyanga babyemera ariko umuti ukaboneka tugomba rero kubumvisha ko bagomba gusigara bareba iby'inyuma twagiye kwiga natwe kuko kwiga kwacu ni iterambere ry'urugo rwacu ubwo rero twese bidufitiye inyungu ariko iyo nama niyo twicaye tukavugana ku bigenda n'ibitagenda ubanza twahava umwanzuro ubonetse ato reka twigire turebe ko twayavamo vuba
minani se ko atinze ngo twirebanire agasobanuye ra ubanza ari buje reka noneho mukingurire. bite se we genda nakwanze wantindiye agafilime ntituba tukageze kure koko. uya wana nabanje kuhagira umwana tekereza kumuhagira ndamugaburira ndangije ndabanza ndamubikira ngo asinzire kandi wibuke ko na ba mabuja bacu basize batubwiye ko batabatinze kubera ikizamini bafite urumva rero ko turi bukarangize ntawe urabutswe. ariko ntawamenya wenda ababosi bacu bashobora kudutungura bagataha kare. aha uwatahaga kare se kari bosi wanjye none nawe akaba yaribuhoje kuva aho mabuja agiriye kwiga urumva ari nde waturogoya muri abo bose. ubu turayirangiza ntahe mfunge njye mu nzu ku buryo nta n'uzigera amenya ko umwana mba namutaye mu nzu nkigendera. ntabwo bareba reka ngatere mu mwana. ariko rero tubanze twumvikane tuzajya tujya ibihe naho uzi iwacu aba ariho turebera. hari iribise nta kibazo rwose nanjye nzajya nza mpuza ababosi bacu se ari twe twazisigaranye ko bazituragije tugomba kuzicunga uko tubyumva nyine. ntaribi rwose. hanyuma se Fiston ubu yaryamye cyane namushyizeho ngo aryame kare nyine kugira ngo ataza kuturogoya. ikuza ukuntu kiriya cyane gisigaye gikunda agasobanuye kimenye ko turimo kukareba wahita wumva abyukiye mu birere. aho uzi nguyu asohotse mu cyumba yihupfura mu maso. ariko ntimundebera ubwo leta tujya he Fiston ubwo ntabwo ubizi yuko muzinduka ujya ku ishuri subira kuryama vuba none aha ngaha. nanjye ndashaka kureba agasobanuye. ubwo rero uragira ngo uzongere ndaburiza imbere ya nyoko ngo nkwereka filime zitari iz'abana. si ibyo se jya umenya ko filime zawe ari ibitente izi zikaba iz'abantu bakuru nkatwe. subira kuryama rero. ntunga ko ndeba nanjye ndaza kubwira mama kuza n'umukobwa hano mukareba agafilime. si ngurwo nyabuneka wamuretse akareba ariko akaduha amahoro. ngiye kukureka turebane ariko nibihe ibyo kongera kumvamo umenye ko bazahita banyirukana kandi ubwo nyine ntuzongera kubona umuntu wakwereka agasobanuye. ninde se wakuzanira keza nk'aka ngaka. si ibyo byose rwose sinzongera kugira icyo ntangariza mama kandi sinzongera kumucangira ngo atambaza aho mba ntabikuye guca. ubundi si ubucanga si ibyo se kandi nanjye ntuzigere uhingukiriza mama wawe ko njya nza hano mu ijoro tukareba na filime. urabyemeye neza Fiston ntabwo uzigera ubivuga. avuga iki se? oya sinzabikora. uzibeshye uwo munwa nzawutwikisha ipanu. ntiwumva se kuba umuhungu mwiza ngaho kananga nakureke twirebanire filime. nta kibazo noneho reka turebane si byo muhungu wanjye. ariko rero Fiston tujya inama uraza kuryama mbere kugira ngo mama wawe nyine azasange uri mubiri wasinziriye ataza kumbaza icyo wari ugikora hanze kandi uzinduka ujya ku ishuri si byo se. reka nta kizambura nago ngaho. ariko ejo ukaba uretse kugatirwa nkabanza nkakarangira. oya nta kibazo umuhungu wanjye. ngaho rero nimureke dukurikira agafilime rero. ngira mina reba umunigase. uriya si umugeri. ariko ko Karenzi se yicaye wenyine wa munyeshuri wigishije rero uyu munsi shaka nze ndamwegera mubaze rwose. Karenzi we humeka ye ngaho re mfite se kurimo ku isomo wenyine wa munyeshuri wacu twinjije mu ishuri ari hejuru. uravuga gahizi se? hari undi se mvuga ni wenyine. ntumbwire ko yasubiye mu bikoma n'abana. ku iperereza narangije kurikorara rahira nuko gusa urabona cya kivamvuye cyarira kiduseriva mu gicari hari icyo ubona hano. icyo wabonye se? urashaka kuvuga se ko baba bari kumwe? ko yaba ndiye namba nanjye nari naramuhegera. none se nawe niba warabaye nka wa wundi wagiye gutira imfizi agasanga bari kunywa akantu akicara bakamana akinywera akibagizwa icyamugenza ngo aragira ngo umugire. ubwo nyine gahizi yakubise abangura none akuriye inamba nyine. washe genda urambeshye
asanga yenda gice yari yaruhutse uyu munsi atakoze. Gahizi se uvaye inyuma y'ibikoma n'abana niba ushatse kuvuga ko yamenye icyo gukora aka kanya. ceceka shaho hari abantu baba bimereye nka rya vu rihoze ryotse. Gahizi niyiziye mbaza ubwo twari kumwe hano njye nawe ndabyibuka rwose. uzi Paul Boire yahaye gicari sha akibagirwa ko njye nawe tubaho. uzi ko unyibukije koko cyahise kimuvira hasi ako kanya maze nimero barahanahana ariko za WhatsApp zitangira gukora akazi kazo. yeye korata abana b'abakobwa bari hanze aha nabo ye babaye nka za nyirahuku neza neza. uzi ko arizo zijyaho bazihaye amata zihagije. ndakubwiye ngo nageze hano mbajije gicari batekeka bati yageze hano hahita haza umugabo bahita bikubita mu modoka ye hagendamo. yampaye nka data. mbajije iyo modoka uko yari imeze mva ni Gahizi nta wundi. ntagende niba ari we rwose nsinzi icy'umutwe. nanjye uriya mwana ni nanamuhigiye kuzagira icyo mubaza. ivu rihoze koko sha. reka nkubwire n'ukuntu yahoraga mu matwi umugore we wanjye amubwira ukuntu umugabo we atameze nk'abandi. mbese ari umuntu w'inyangamugayo uzi gukunda utakara akita ku rugo rwe n'ibindi n'ibindi. ndabyumva ubwo iwawe yahitaga ko baza impamvu wowe utameze nkabo. cacakera shabu igihe nabaga ndaya. ni ukuri wowe utaha buri gihe imbwa zirira mu gihe abandi baba barimo gutetesha abagore babo. amafaranga yose ukorera usinze aho ajya abandi bageze kuri ibi n'ibi sha mbese akansomera bigashyira kera. nzira nde urugo rwa Gahizi reka rero nawe urugo rwe rusogongereho rwumva. bareke bumva sha begere ntungane gusa kandi baturusha ko bazabiheye. reka nkubwire icyo nzi cyo rero ni uko mu minsi mike mu rugo rwa Gahizi ruzajya rurara rushya bwacya rukazima nk'izacu zose. inzu utarayemo ntumenya akiva rwose. reka nabo bavirwe bareke kugira abandi amashitani kandi nabo byababira. reka bumve rero. ariko uraza sha twicaye ku gacupa wajya kubona ukabona Gahizi yikubise mu modoka ngo agiye ngo asanze umugore we da akubiriza gusa nasoni akadusiga ku icupa sha. ariko hanza n'amashuri y'umugore yarabigufashijemo ngo ukunde umwinjiza ishuri ry'abagabo nyabagabo. ko yishinze iwanjye se wari urimo yishakiraho nawe yajya agorobereza. yaramwishinze wenda ngo tujye twenda gutahira rimwe mu rugo. none se urumva Gahizi utamurenganyije yari kuba yirukira ndasanga mu rugo iwe. cyakora akarenze we iyo uhindukije amaso y'umukinnyi w'umupira abandi baraguterana yumva areke kuduterera abagore bacu umutima mubi kandi bari bazi ko ariko zubakwa. niba tuzanira izindi byari twihwe kare n'abo baginga bazizanire cye ba Gahizi bari erasha tuzanira kandi kamwe. harya wanze ko ngucyura ngo urashaka ko mbaza nkakwereka iwanjye. cyane rwose ndashaka ni ukuri kubona iwawe kandi bitarenze iri joro. ubwo se wakubitera mama w'abana namusobanurira kuri indi cyangwa uragira ngo baze kukumenaho amazi ashyushye. Solange ntumuzi cyangwa icyo ni uko wambwiye ko iki gihe aba kiri ku ishuri. ubwo rero tugenda ungeze iwawe marebe n'undi nigendere. ugeze se ngo hari ni kure reka da si ngaha turahageze. mbega igipangu gutangaza we kiri ujya utaha ahantu nk'aha. uretse ko nta mwobo nk'inyaga akaba dukingurira ahubwo urebemo n'imbere urebe uko hameze rwose nka tirimo ubundi duhite tugenda. twumvikane rero. iki se kandi njyewe sinzakomeza kugushimisha muri byose ngo nkomeze gutaha mu mwobo w'inyaga wa mugani wawe. kandi wowe utaha mu mitameno. ntose washaka ko nkubakira igipangu nk'iki. ntawe nigerejeho kandi nawe nkuruhije. gusa nyine wankodeshereza muri aparitoma aho uzajya usanga uhishimiye sibyo shu. ubu murabona ndabigukorera rwose.
uzagenda usura aparitema wifuza maze uzumubwire ngo rwose amafaranga uyishyure. Nkiga dore rero badukingurire reka nkateremo gukomezanya rwose ku kibahima cyawe. shasheri ngende ninjiye muri mutamenwa ngo nicare byibura umunota umwe mu ntebe zirurimo. hagarika imodoka ahubwo nisohokere maze ndashaka no kwihagarika. keretse niba ushaka ko mbikorera mu modoka yawe. imodoka so numva bishoboka ngaho reka twinjire rwose sinagushobora. kabiri wanjye wajyaga wumva mana nyagasani mbega saro dore saro yewe wagira ngo ni mu ijuru neza neza. mana nyagasani sheri ubanza uyintembereze munyereke naho umukire wanjye arara. ntuhamenya se? niba uhamenya nyine nzamenya icyo nzarenzaho kugira ngo ndusheho kukwibagiza indi imwe. reka nkwereke inzu yose ariko turagira vuba rwose mama w'abana atagusanga. nta kibazo yewe tugende vuba ndabona n'umukozi yasinzanye n'abana ntabwo ari butwumve. abakozi na ba nyirabuja rwose yazamvamo akabwira nyirabuja rwose ko nazanye umukobwa hano rukaba rurahiye. baba data we dore igitanda nkaba umuntu. iki ngiye nakiryamyeho naba ndi igicucu. dore kandi ibyo ntazi urya igitanda cyane n'abana banjye kandi rubanda rushishwa nabi. kiranyeganyega data we nkumva neza si uwo mugore sinange nka wundi ahubwo nawe ngwino tukiryama nawe maze twumva uko tubaye sha. nk'umurayo ni uko bwigeraho tukagenda. ese umugore wawe yakiriho aba ari mwiza nkanjye nuko nyegera kandi wowe wagira ngo kandi yakugisha sigira hino gusa utuje ntonyuzwe. reka nanjye ushimishirize ku gitanda cya mukeba wanjye numva uko umererwa reka kandi urimo gutinda ze kudufata. waretse gica. nanjye ndanze niba ntacyo ukoze simvaho pe maze umugore wawe nze kureba iruri mumubwira amasanze ku gitanda cye. ariko kandi bosi buriya azi ko nari nsinziriye kandi aribwo nkiza niviye kureba agasobanuye na kananga maze nabumva ngahita nirasa mu gitanda ngo batambaze mvuye muri iri joro n'udupantaro nsohokana. reka ngende bwombe ndebe ibyo harimo n'uriya mukobwa bazanye. bosi se nawe azabe muri ba bagabo bagira amahabarara. reka ncunge neza ndebe. Juliet kutinjira se? urashaka burije sininjira ahubwo mpera umukozi wawe icyo kigugu ejo nzirirwe nsoma kinzane hano ku gipangu mitengera. mva mbese ndanze turinjira nkiguhe nakwereka aho ugomba kwiga kuko atari ngombwa guhera ku rupapuro rwa mbere wiga. ikindi kandi sinakwemerera ko usigara inyuma y'igipangu wenyine urumva. ugize icyo wubase karenzi wawe twazamubwira ikira. reka twinjirane ari kugira ejo ubanza noneho wa mugabo wanjye utaha buri gihe mbwa zirira tuhagerera rimwe. ariko nawe ikizamini cyari kituraje mu ishuri. ahubwo se sindeba n'uwiwanjye yashinze amatako kare byagenze bitera ubuse kuki ataje kunyura kandi nari namubwiye ko ndi buze ntinzi. ubu se inama yari yambwiye yo ku kazi ke kwiri butinde yarangiye ra. twinjire wana dore igicuku kiranishye umenye ko umuzamu akamerekeza akangeza mu rugo. ariko yewe umurayi wenda muguha amaze uvana ibintu by'ubwoba. gira vuba we siko ndeba nyiraminani inzu yamubanye n'uwo yava hajya hariya akaba ataryamye yafashwe n'ibiki. niko nyiramina bijya ko utaryamye n'umwana ukaba urimo kwizenguruka wasaze wabaye iki? mama bebe iki wabaye iki? kubera muri iyi nzu rwose sinzi uko nabikubwira we. ubusendabigira biteze ko urimo kuntera ubwoba. ni ibiki se ko mbonye na papa bebe yatashye? ni iki cyaguteye ubwoba wa mukobwa we? ni icyo utamubwiye? ese koko ibi ni ibiki bibaye wa mana we? urandebera ibyo mana nabyo hano. ubu nyiraminani yasarishijwe n'iki? mabuja ntabwo rwose nasaze yewe
nako papa bebe urebye nyine uyu mwana ra papa bebe se yabaye iki yego nyamuneka nyarukira mu cyumba cyanyu maze urebe yenda hari icyo yabaye reka rebe da reba ibyo yaniriye amaraso ubu ndabikira nteko ariko se nyiramina karame wambwira mu by'ukuri icyo papa bebe ayiwe ni mu nabari papa bebe yacyurina mu cyumba cyanjye we nyiramina karame mama rero umuko gukubitira indaya hano Julien ngwino ufashe we reka tuze turebe umugore wawe waranyishe ntabara mwese mbicana kubita guca ku bagabo w'abandi reka yice basi kubita njyewe wamuzanye ariko ureke muticumu ndabicana bizavugwa he uravuga nta butwika n'amazi ashyushye nyamina kiri icyayi cyose kiri muri teremusi mwibase maze uzane nyimucucumurireho nicyo gikoreye amashitani nk'aya ngaya ntasoni reka nkwicare reka nkwereke umusore wandaya we wanashatse wawe ushagaruka uri kutareba inyuma ayiwe umugore igihe ufashe umukingiki wawe cyawe yiruka asuzi kutakugeraho Juliette tumwirukeho sha ataducika tutamuhaye icyasha mu gahanga ngo ntazongere gutekereza inzira imujyana ku bagabo b'abandi asoni umva wandaya we yabuze byose mabusha kigezeho mfite nk'iminaho y'amazi cyayi cyose imenyeho cyayi cyose mabusha kigezeho mfite nk'igishishimuriraho kiri kugenda kiruka gitaka ntakikimenya nuko sha reka dukomeze tukirukaho kitaducika cyo kanyago kiriya kibi gusa mbega umugabo ngo ararunyambika we gahizi we urabeshya ibyanjye nawe biraza gusobanuka ariko kumbona iwanjye mu nzu hadacanyira ubu abantu bose uko bakabaye baryamye kweri ko numva si uyu munsi nari nkubise impyisi inkoni ntashye kare reka nyingure ndebera wapita nta n'inyoni itamba reka nkomeze mu byumba ndebe uko basinziriye bose ayowe icyo kintu se cyituye inyuma ni iki none baba ari abajura baje kunyibira amapiyese y'imodoka ko n'umuzamu wacu yitaye barabishya ariko nabumvise ndabafata murabeshya ndabafata sha kunterera urugo murese ngo tubonane muri he ni papa wawe sha aratwica we ubu se nakujyanaga he koko we ndasobanura iki koko fizito agasobanuye kakoze ubu se turarara dusimbuka ayo tata we turafashwe kananga we ubanza yageze ngo turahashura ubu se dukora iki turakora iki se ariko urabizi fizito reka duhebere urwaje ni ukumwiyereka kugira ngo atadukubita itindo agira ngo turabajura sibyo uwo ari we wese yigaragaza urumva yigaragaze kuko natigaragaza njye ndamwereka papa erega ni twebwe yo fizito ni twebwe urakora icyaha ku rugo muri iki gicuku ubwo se niwe numvise witura hasi erega n'akananga turi kumwe ibi ni ibikira iri ni ishyamba rwose turi kumwe kananga umvaniyeho umwana bose databuja rero ntacyo nakubeshya rwose urumva twafashwe nyine tuvuye hariya hirya muri karitsiye turebaga filime nyine tuba twagize irungu none nyine tugize ibyago uradufashe bose aho ni munyumvira di bose ubu rero twajyaga twibwira ko saa tatu zigera ukaryama naho uba wamenenganye wagiye ni irungu bose niko sha fisto karame papa urumva ibyo ukora kuko ari byo
uburyo mbahuragura iki kibando nibwira ko ari abajura sinari kuba nihekuye ngaho nimuze mu nzu ariko ndabashakira ibihano kandi bikakaye. papa tubabarira ntabwo tuzongera rwose ikingo nizamba rwose tubabarire papa bababarira se mbababarira kubera iki? ni ukuri ntabwo tuzongera iyo mugira icyo mubazi twe mwari kurushya are imbere vuba tugende. abase kandi wavumbutse munsi y'inzu muri iki gicuku bitabyabo. niko papa Fiston ndakumva. murimo guhiga iki wowe n'umuhungu wawe munsi y'inzu muri iki gicuku? oya niba kwibwirire cyangwa mwari mwumvise umujura? ndabona na Kananga yababyutseho. oya niba kwibwira impamvu barara basimbuka urugo iyo baba bajya n'iyo baba bava. ariko si bini biki kuko byateye mu bantu abana barasimbuka ingo abagabo baracyura indaya mu ngo zabo bafite abagore bini biki koko? ibyo se kandi uzanye hano ni ibiki? indaya ubonye hano izihe? bavuga ibigoramye imihoro ikarakara. ngaho ujya kwa Gahizi urebe ko rutarimo kugurumana kubera indaya yahengereye umugore ari ku ishuri maze akayikata inkoni akayizana mu buriri bwabo nta soni. Gahizi se n'ubwitonzi urumva ibyo bintu byamubaho? bitamubaho se simwe mwamwinjije mu ishuri n'amashumi yawe? ngaho se bihakane ko atari wowe wamukuye mu rugo ukajya kumwigisha ayo mabi yose byose se ntiyabivugiye aho ngaho abonye byamukomeranye. aho kubaza iby'umuhungu wawe urarasimbuka ingo urimo kugenda ungerekaho ibyaha gusa. ndanamurenganya nanabikubwire. ubwo se yabona ijoro buri gihe se ataha ntagire amatsiko yo kumenya ibiriberamo ngo nawe yumve ko ari umugabo nka se? baca umugani ngo umwambari w'umwana agenda nka se di. ngaho Fiston ntuze vuba kandi ibyo n'udusobanuye turara tubasimbutse urugo rwanjye tuzabisubiramo ejo. ngaho mu nzu vuba. yego papa. nawe Kananga muke ntakikubona hano niba aricyo cyakuzaniye kungira umwana ikiraro. are nawe mu kibahima cyawe vuba. noneho rero reka ndebane nawe wa mugore urimo kujya ushinja udafite shinge na rugero. ndatinya kubivuga se ko abagabo mbabonye mwese muri kimwe ngo hataka nyir'ubukozwemo di. ubwo se urashaka kuvuga iki? nyine uwo mwigishije arafashwe none niwe urugo rwose rugiyeho. ubwo se ba mwarimu we bakora ibingana iki aho tutareba twebwe? mutaha amajoro ya buri munsi ngo mwarimu muganira n'abandi bagabo mwungurana ibitekerezo naho muba mwibereye mu mahabara. umva niba ari ibyo ubonye bigushaje ibyo birakureba wumvise? hari ubwo wari wamfatira mu manyanga nk'ayo Gahizi afatiwemo? bagufata gute se kandi wowe waraminuje? ariko ubu muba mwaratuburanye iki kugira ngo mwishore mu ndaya? aha reka nkureke njye kwiryamira usigara uvuga wenyine. ndakubwiye ngo niba utisubiyeho n'amajoro yawe nanjye ndafata ibindi byemezo. aho ntimugira ngo ibyizo ndaziba hasi ibyo natwe twatanga bikaba kimwe ku kindi. ntabwo twaje kubara amatafari agize amazu mudutungiyemo di. ko utavuga se ntabwo ngiye nzategereza ko unyuriraho ahubwo. ahubwo iki niba utarunanabizi nza gushaka umugabo nari nzi ko saa 3 nzajya mba ngeze mu buriri n'umugabo wanjye. niba rero ntakubona kuri iyo saha abagabo ntibabuze umunsi umwe uzasanga hari undi urimo kuzuza inshingano urangiriza abandi. ibyo byumve kandi ubyiteho. reka nigire kwiryamira kandi niba ushaka kumva wumve. ngo ingwe ntiyari izi gufata ku gakanu di yarabwirijwe. aha harahagazwe da. Begica ko winjira nkuraho urugi ukurikiranywe nande? wayikize fungwa ubayikiza ahubwo abagore baranyishe abagore barakwishe kareza we narakubwiye ikunda ry'abagabo bawe n'urukiko reka nshane itarangira uko bakugize. ayiwe uyu mugongo wabaye iki gica wabaye iki? n'icyayi bamennyeho. icyayi? yego igishyiriraho wataratonyoka. reka wumve narakubwiye nkubwiye ngo waretse tukarajyaho twaruhiye ukanga none reba uko bakugize. gusa urambwira ngo ndebye ngo ushyiriraho ndagushyiriraho iki koko? njya numva yo ngo bashyiraho isukari n'ibiki byose. isukari n'ibiki? yego nyine ariko nyine nakomeze gututumba. ngira vuba tega ngo ushirireho. tega ihangane se ihangane ngo ushirireho. ahubwo se sindi umubiri wose wabaye ibyimba gusa. urimo kuruneka kareza we. ihangane ariko
urabizi n'ibindi gica reka mbata amazi twari gukoresha icyayi mu gitondo urumva ubundi mukande kuko ndabona umeze nabi pe wabaye watinze ahubwo reba ukuntu umeze nuko ihangane baraje kariza we misha we baraje ndebera wajya kumva ashaka gutwara abagabo b'abandi ngaho humura yewe ikibeba gitambutse mu bintu hano mu nzu uyu bihumbi batugira hano koko ngaho ryama wubitse inda ubuka inda ku gitanda ureba reka ngo ukandangaha ihangane yewe urimo kumbabaza uwakubabaje ni uwabaguteje ese ubundi baguhuraga ibiki baguhuraguye kugira ngo icyo umuntu yabonaga hafi cyose ntiyakinkubitaga maze ni ukuri uzimya uko barikisha imitsima nariye n'imidahoro ugeretse ariko se undi byari byagenze gute gica ndabyumva kugira ngo ukubitwe gutyo wari watwaye umugabo w'abandi cyangwa watashye no mu rw'abandi uhura n'igikora igihe wabaye nyirakazi yamagarira asaba umugabo wandi wari wasohokanye kujya kunyereka iwe kuko mana yanjye yego kubera ko umugore w'amasaha y'ijoro aba akiri ku ishuri ntumbwire ko mwageze iwe mukisayidira nyiragica umugore agataha akabafata kanda gahoro we ihangane ariko ntubabaza hari abakubabaje niko byagenze yewe twageze iwe kunyereka igitanda aranaho n'umugore we mva kirimo kundembuza kiri n'ishyano koko maze nyine nyiryamaho nawe ntiyazuyaza dutangira ubwo ahubwo iyo bakwica nta n'isoni uremera ujya gukorera amabi mu buriri bw'abashakanye rubanda mushishwa nabi yaragica bashake bazakwice pe nuko byagenze isoni koko nuko nyine umugore we yageze ahadutahira aho ari kumwe na mugenzi we bari bavanye kwiga ndabyumva ko byagenze maze bafatanya n'umukozi wabo barama koko baguhaye byo rwose ahubwo si uwo mugabo wagucyuye yari ari uri gukubitwa bigeze aho nta kindi yakoze uretse kubajijisha gato asaba imbabazi ankingira ikibaba gato mpita mfumyemo ndiruka umugabo se nyabasha nta kundi yari kubigenza ni ukuri rega nawe yari ari mu mazi abiri se wayijyanye munsi uramurenganya niba byarangiye gute ntumbaze pe icyo ni uko abacitse gusa ubundi bari no kunyica hanyuma se amazi ashyushye bakumennyeho ayo mazi sha ni igikobwa kibakorera nyine nyirabuja yakibwiye ngo gisuke icyayi muri teremusi bakincucumurireho maze bacika batarabikora ubwo rero nakinyuzeho cyehane base maze ibase nyine yari iri mu cyo cyayi maze igita kikimenaho mu mugongo niruka ngayo kuko abagitekereza gukora umwuga w'uburaya nababwira iki niba indaya mubayeho gutya ntimuzameho pe yewe reka mfe kugusiga ikimuri mfite hariya njya ndunga mu byo kurya njya numva ngo cyoroshye kiravuba ahubwo ariko shaho nanjye ni nyiri rya none hehe n'abagabo b'abandi karenzi we ndakumva nkubita we ubona urimo kuvida ikirahure bitera ariko na saa mbiri zitaragera kandi nzi ko hafi tujya tugeza ari saa sita z'ijoro ubundi tugataha tugiye kubyuka barasha wabarire se nkwabarire iki kirahura urakivida utaranegwa agaramye agira ngo ijoro riri hafi have se nawe umugore ataba yarakwahiriye icishwa we ikaba yarakugezeho ahora nekesha ko ibyabaye kwa mugenzi wacu gahizi byamukanguye kwa gahizi se babaye iki kandi niba utazi ibyabereye i Yeruzalemu sha nari nzi ko ubizi ibyo wamushoyemo bizamukoreho se kumukoraho gusa niko ye ndakumva ntureba cya gikobwa kijya kiduseriva mu kabari ubu wagira ngo dufitemo imigabane uravuga gicari se uwo gicari nyine
kubizi se hari undi ujya uduseriva oya ibyo ndabizi ko nta wundi ariko ushaka ukajya ushaka kwigizangana cyangwa uba ushaka kugira ngo wumve icyo mvuga ariko rero nawe Karenzi rwose urandenganya ahubwo yewe mbwira buretse kunsomera mbwira rwose ureke kumbwira ibindi biterekeranye ntiwibuka se tujya kunywera iwacu ndabyibuka maze bakatubwira ko hari umugabo wagitambikanye ndabizi twaje kuvumbura kari gahise uriya munsi basohokanye bararyoheje birabarengagira naho mujyana iwazi ko umugore we akiri ku ishuri usibye ko ngo ari n'uwo mukobwa wari washize ngo arashaka kureba iwe ntumbwire ko sinkubwire iki si ikintu barabikoze nyine kandi nyine babikora ku buriri bw'umugore yishakiye yamaye nka data ku buriri bw'umugore we reka rero bazagira ibyago umugore abatahireho ahabasangiye baba data we dore ibyago dore ngo gicara ahura n'akaga arewe ubwo ndabyumva n'umugore we wazikubariye nawe azikuye kuri mugenzi we wavuze ko nawe yari ahibereye bakaba bari banyuranye mu rugo iwe yari ahibereye ndabyumva ubwo nyine yahise arwana ku mugore mugenzi we mubuze noneho bagukubitiye gicari bafatanyije n'umukozi wabo wo mu rugo bakorera mbega nkarashurika ngeye myoko ngeye midaho bagukubitiye umukobwa ibintu bitagira ingano si ibyo gusa kandi banamumenyeho n'icyayi gishyushye mbenga ngo gahiza arabona we azize iki ihene mbi Karenzi wamushutse akamuvana mu rugo rwe yari yimereye neza mva mbese ngo ngoronyitaka ukaba iki yewe ihene mbi zo ziri heshi ngewe nk'umutusi uko nteye urumva utarimo kundombya ngo turare inkera wumva ibintu byakomeye reka ko byakomeye kwa gahizi se bigutwaye iki iyo wari uzi ukuntu umugore wanjye yaje yariye karungu ngo yariye karungu yansomeye mburaho nkwirwa yavuze ry'abagore ndarizo kandi ubwo gahizi nawe uko yireguraga ku mugore we niko yavugaga ko azize ngo agakungu kacu sha ngo nitwe twamushukaga kagira inkuru gahizi nawe n'imbwa ni ukuri umugore yansomeye arambwira ngo ibyo dukora byose ngo nabo ntibibananiye ubwo ndabyumva yakuye n'akari murore ngo ninongera kurenza saa 3 ntarataha ngo nanjye nzahasanga undi mugabo urimo kurangiza inshingano ndangiriza ahandi tekereza ni ukuri kw'Imana ariko abagore b'iki gihe babaye bate koko numvise bigeze aho nshokera kuzongera kurara inkera mu tubari ngo kugira gute kurara inkera mu tubari kare yafeze sigaho umugabo koko nemere nisegera saa 12 nk'uko igihe zitahira hafi ikindi kandi nuko n'uburere bw'umwana wacu burimo kuhangirikira yigira mu dusobanuro n'umukozi bitwaje ko ari ngewe ari na madamu ngo dutahe amasaha gusa ahubwo ndabyumva utangiye gushakisha urwitwazo ubu nsize mu kibuga nyine mubwire nkubito genda ushake izindi hene mbi murumbana njyewe mbasezeyeho ariko ntabwo ntabwo ndi ihene mbi nabyo ubimenye singiye kwisenyera amanywa aho bigejeje gahizi ndahabona ahubwo reka nkubite imodoka yanjye ikiboko nitahire Imana imbabarire ku byo nakoze cyose nkagira naho suka abandi bari musigara muri ibyo bishuko byabo Karenzi ni kuri yateye aragiye koko cyago ntukaze kandi ntugahere koko ibyago bya gahizi byigishije benshi reka nanjye ndekera ahubwo nitahire da kuba k'umuntu ni akanya gato koko kugira ngo mpemukire umugore wanjye nkunda bene kariya kageni nabitewe n'iki se nari nkurikiye kuri gitindi gicari ntabonaga ku mugore wanjye dore nacitse mu rugo rwose ndabuyera nk'umubyeyi w'imbwa niba ntarabonye narasibye soso kuki naguye mu gihe uyu mugoroba ariko ninjye nawe rwose ndabona basohotse reka negere mbese soso tinda nyuma yawe mundebere ibyo mbana nabyo uretse gahiza ari mu biki muri iyi kaminuza y'abandi
gahi noneho ariko wasaze si gusa soso umugore wanjye umva mbese uburyarya bwe ubundi bwo ukibuka ku kabyiniro wajya gunyitambira ukimparaye ubifata uko ushaka rwose ariko kubaho ntagufite birimo kunyica uruhongohongo numva ubishatse wambohora kuri iyi ngo yindiho ndi yandaya sera rwose ndabona utuzi icyo ukora yarangizwa n'urupfu rwose rwose uje kurutanga muri kaminuza twigamo ngo umugore wawe bamwote ntabwo ari ukurutanga ariko nawe wakwihanganye rwose ukagenda kubona abanyeshuri barimo gutambuka ari benshi basi reka nkwisabire ikintu soso ndagira ngo nyemerere turebe ahantu tujya twembi tuhacocera ibibazo byacu sibyo uyu mugabo asigatumwara ubu aka kanya wibagiwe ibyo wankoreye nyine niyo mpamvu nje none uraza kuntera imbabazi gusa ibyo twavuganye twabivuganye ndumva bihagije juriye ko ibyacu bize kandi sasa akaba ari inshuti yawe wamunyengingiye rwose akemera ko tuganira yewe sora nubwo biriya byabaye wibuke ko twari twasanze ko ikiganiro cyaba kimwe mu miti y'ibibazo by'ingo zacu ndumva wakwihangana rero ukamwumva ni nabwo uri bumenye niba koko yicuza ibyo yakoze kandi ko afite ingamba zo guhinduka umuha imbabazi ibyo ni ibyawe n'umutimanama wawe aha atabura ibyarango ntiyamariyo ye ngaho naze tugende n'ubundi ndabona atava aha yaje ari simusiga mbasa ahubwo icyo cyemezo ufashe ni inyamibwa ngaho nimugende mujye gucoca ibyanyu mutihaye rubanda nzaba numva icyavuyemo ese ubundi sora nakumva wamujyanye munsi ya twa duti tujya dukunda kwiyicariramo ko nta bantu bakunda kuhanyura nta kirogoya rwose mwagira ngahora ngwino njye kumva ibyo mbeshya niba ngombwa kandi nigarukiye mu masomo umva rero umugore wanjye tukiri mu nzira rwose tujya aho unjyanye rwose ndemera ko naguhemukiye ndemera pe umva mbese ngo yarampemukiye bizanavugwa se ubuhemu bwawe sinzabwibagirwa no kumpa rubande kanyota sike uwahageze hose baravuga ngo dore wa mugore bacyuriyeho indaya ariko ubundi ubu nkomye mu nyuma njyahe ntasubiye kwiyigira ko n'ubundi nakuzinutswe sigaho sigaho rwose soso sigaho wakabyara rwose tugeraho rwose wari unjyanye nyine tuganire wari wabinyemereye se ndakwinjiza rwose nyumva irya none ubundi se ntituhageze ngaho wumva twumvira umva rero umugore wanjye ukunda se wamubabaza bene kariya kageni sinongera no kumva uvuga iryo jambo kuko utazi icyo risobanura urukundo wuzi icyo ari cyo ni ukuri ni uko nanyuzweho ngakora ibidakorwa ariko ndacyagukunda kandi ungiriye neza rwose ukamubara irya none ntazongera kukubabaza imana irareba pe izamwanisha icyo ishaka cyose kuko nzaba mbaye ikintu umva kuvuga bye biroroshye ururimi kandi ntacyo rupfana n'umuntu ikimbwira se kutazongera ni iki rwose urazi neza siko nteye ibi byose nabitewe n'ikigare nishoyemo kitari cyiza rwose sinabikubwiye se amabi yose ariko kuva biriya byambaho nkabona ingaruka zabyo urumva ko ushobora no kukubura burundu ubu nagicitsemo rwose ku buryo nzajya mbabona rwose nkabagendera kure nzajya njya mu bafite inama nzima gusa ewe ibyo byo nanjye buriya nawe ukuntu uhindutse mu kanya gato ntabwo ari ingero twajyaga inama si uko se tukumvikana warangiza ukankorera biriya ntabwo nzongera soso ariko se buriya nk'ubabari wakongera ukaba agahizi nari nzi koko twubahanaga muri byose kuba we gusa gahizi uzi niwe uri kubona umuntu imbere yawe urumva ahubwo rwose nzarushaho kuko nabonye isomo ubu narize ntugire ngo ndakubabariye kuko nanjye nyigukunda soso ariko ntiwongera kwishinga ihene ntabwo nzongera bizaba birangiye ibyanjye nawe bizaba birangiriye ubwo ntigatanye nyine nta bindi urabyumva ntabwo nzemera ko bigera iyaba wari uzi ko nari ntangiye kubyirukamo ngo badutanye uko ubizi hari ikindi kimenyetso byari kuzansaba ntiwabikoze bose babireba se naho byari bigeze none nanjye kuva mbabariye ngiye kukwereka aho rwose nahindutse bidasubirwaho hehe no kwishinga ihene mbi rwose mu
muri iki gice cya kabiri cy'umukino ihene mbi wanditswe na Munyaneza Innocent mwumvisemo Gahizi mwakiniwe na Ndabananiye Rwema Jean de la Croix, Solange mwakiniwe n'uwa Maria Cecile, Karenzi mwakiniwe na Mukeshimana Musa, Nkubito mwakiniwe na Twagirayezu Evariste, Kananga mwakiniwe na Niyitegeka Graciane, Juliette mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette, Nyiraminani mwakiniwe na Mugeni Aime, Gicari mwakiniwe na Karangwa Liliane, Fisto mwakiniwe na Mushimiyimana Claire, naho Kariza mwamukiniwe na Ingabire Mimi Marti. Umutoza w'abakinnyi ni Musaidizi Jean Dodier. Uwafasha amajwi abakinnyi ni Habukubaho Hyacinthe. Ni mugire ijoro ryiza.